umugaragu w'Imana Cyabayeli nawe mu gihe cya William Mireri, niba mu 600 harasigaye abantu 50, kandi akaba nta muntu n'umwe muzima wavuyemo, akaba nta muntu n'umwe urwaye wasigayemo, aho ni hamwe. Niba mu gihe cya Gideyoni mu bantu 32,000 harasigaye abantu 300, ni umuburo ukomeye mbwira itorero yuko nta n'umwe muri 20 mu bafite amazina yanditse mu bitabo by'itorero waba witeguye kurangiza amateka yo ku isi, kandi babaho nk'abatagira Imana, nta byiringiro bafite, kimwe n'abanyabyaha bandi basanzwe. Ubaye amagambo araremereye cyane. Namwe ni muri abantu banditse mu bitabo by'itorero, ni mureba abantu babatizwa buri gihembwe bakandikwamo, muri abo banditsemo nta n'umwe muri 20. Ndagira ngo igihe turimo kidasanzwe kishungura kigutere gushaka Imana kugira ngo utazasigara ku nzira. Bene data mukunda ijambo ry'Imana, mwanejejwe no gutanga uyu mwanya kugira ngo muritegere amatwi, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana iduhaye ubu buryo nkuko yakomeje kubuduha no mu kindi gihe cyashize, nubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko ibintu byose biba bizagira iherezo, ariko kuba tugifite uyu mwanya dukwiye kuwushimira Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tumaze iminsi dukurikirana ibyigisho bitandukanye bitubwira ibiri kubaho mu gihe cyacu, byaba ibiri kubera mu ijuru bitureba, byaba ibiri gukorerwa muri iyi si byo gusora k'ubuhanuzi, nabyo dukwiriye kwitaho. Nubwo nzi ko abantu benshi cyane b'abakristo Imana yahaye ibyo bimenyetso kugira ngo bibatere kurushaho kumenya ko igihe kigeze, ntabwo benshi babyitaho cyane, ariko ndagira ngo nongere mbakangure cyane kugira ngo tubashe kubyitaho. Twarebye icyigisho kivuga iby'ishungura rigomba kubaho kugira ngo ubwoko bw'Imana bwitandukanye n'abantu banze kuyoboka Imana. Twabonye icyigisho kivuga iby'urubanza kagenzuzi rubera mu ijuru. Twabonye ibyigisho kivuga ibyerekeranye no gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ibyo bintu bitatu byose birimo birabera mu ijuru mu gihe cyacu, kandi tujye kureba icyigisho kivuga irangira ry'imbabazi, kuko nubwo Imana ari nyambabazi cyane nkuko tubibwirwa n'ijambo ry'Imana, ndetse mu gitabo cyo Kuva havuga ko Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, ndetse yitangira kugira nabi nkuko ijambo ry'Imana rikomeza kubitwereka. Ariko nanone ijambo ry'Imana mu kuri kwinshi rifite rinatubwira yuko imbabazi z'Imana zizagira iherezo. Tugiye kureba rero icyigisho kivuga irangira ry'imbabazi. Reka mbasabe nanone twicishe bugufi maze dusenge Imana mbere yuko dusoma mu ijambo ryayo. Reka dusenge. Mana yacu itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, Mana ikiranukira kudukiza, ituye mu bwami bwo mu ijuru ahategerwa n'inkozi z'ibibi. Waradukunze cyane kandi watugaragarije imbabazi mu buryo tutabona uko tubisobanura kuko birenze ubwenge bwacu. Iyo dutekereje igikorwa cyo kuva mu ijuru kwa Yesu akaza muri isi y'Imburagasani, iyo turebye ubuzima bubi yahagiriye bukamugeza ku gupfa, twongera kubona kuri Imana y'inyambabazi, twongera kubona yuko tudakwiye kubishidikanyaho cyangwa ngo tubigireho impungenge. Uhabwe icyubahiro. Mana yacu, nta kutagize ngo ugoragoze umuntu wese, buri wese wamugeneye igihe kandi umugenera uburyo butandukanye bw'uburyo yabasha kukuyegurira. None mu kuri kwinshi ijambo ryawe rivuga mu buryo uri umunyambabazi, mu buryo utinda kurakara, mu buryo ufite kugira neza kwinshi, rinavuga yuko igihe cy'imbabazi kizageraho kikagira iherezo. Ni muri ubwo buryo tugiye kwiga icyigisho kivuga irangira ry'imbabazi. Turagusabye ngo uzaturinde ko zarangira turi inyuma y'urugi, ngo urugi rudukingiranirweho, ahubwo tuzabe twaramaze kwinjira, tuzabe turi mu buntu bwawe, tuzabe twiteguye kugusanganira, kandi kwerezo ry'uru rugendo tuzabashe kuba mu bwami bwawe. Turagusabye ngo uyobore iki cyigisho, uhumugisha umuntu wese ugiteze amatwi, Umwuka Wera akorane n'umutima we kandi amutere gukoresha igihe asigaranye neza, kugira ngo atazatakira ibitare n'ibikombe, ahubwo azanezezwe n'uko ugarutse, ndetse atera amajwi hejuru avuga yuko Imana yarategereje igarutse, maze twese tuzishimire kugusanganira. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Rero nkuko nari ndimo mbibabwira,
hari ibintu bitatu bigomba kuba bimaze kurangira kugira ngo imbabazi zirangire. Icya mbere nuko izina rya buri muntu wese rigomba kuba ryamaze kuvugira icyo rivugwaho mu buturo bwo mu ijuru ku murimo uri kuhakorerwa. Buri zina rya buri muntu wese rigomba kuba ryagize icyo rivugwaho, cyaba cyiza guhabwa ubugingo buhoraho, cyaba kibi gucirwaho iteka. Mbese ntabwo imbabazi zishobora kurangira izina rya buri muntu wese ritaragira icyo rivugwaho. Urubanza rugomba kubanza gukorotira rukarangiza imirimo yarwo, nibwo imbabazi zizahita zirangira. Icya kabiri, umurimo w'ishungura ugomba kuba umaze kurangira, kuko abantu bagomba kuba bamaze guhererezwa mu ruhande bagomba guhagararamo mu mpande ebyiri. Abakiranutsi bakaba bamaze gushyirwa mu ruhande rwabo, abanyabyaha bamaze gushyirwa mu ruhande rwabo. Ishungura rimaze kurangiza imirimo yaryo, nibwo imbabazi zigomba kurangira. Icya gatatu ni uko nanone ikimenyetso cy'Imana kigomba kuba kimaze kurangira gushyirwa ku bwoko bw'Imana, kandi ubwo nanone abasigaye bazaba bagomba kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, nabwo bimaze kugaragara yuko gahunda yo gutanga ikimenyetso nayo imaze kurangira, maze imbabazi zibone zirangire. Ariko izo mbabazi ndi kuvuga zizarangira ibyo bintu bitatu birangiye, ni imbabazi mu buryo bwa rusange. Ariko ndajya mbabwire ko kurangira kw'imbabazi bitazaba mu buryo bwa rusange gusa, ahubwo n'imbabazi zishobora kurangira ku muntu ku giti cye. Imbabazi zishobora kurangira ku muntu ku giti cye mu gihe izina rye rigezweho mu rubanza mu buturo bwera bwo mu ijuru, maze akagira umwanzuro runaka afatirwa kuri uwo muntu. Imbabazi ziba zirangiye nubwo mu buryo bwa rusange ziba zitararangira. Icya kabiri, iyo umuntu avuye mu mubiri maze ubuzima bwe ku isi bugahagarara, kubera ko nta kindi kintu kiba kiziyongera kuri dosiye y'ubuzima bwe, kuri uwo muntu nanone imbabazi ziba zirangiye. Niba yarazakiriye biba ari amahirwe ye, niba yarazanze nabwo biba ari ingorane ye, ariko nta kuvuga ngo ashobora kuba ibyo bintu byakosoka. Iyo avuye mu mubiri nabwo imbabazi kuri we ziba zirangiye, nubwo mu buryo bwa rusange ziba zitararangira. Niyo mpamvu rero bikwiriye kudutera gutinya cyane, kuko niba imbabazi zishobora kurangira umuntu agihumeka, izina rye rigezweho mu ijuru, bikwiriye gutera umuntu gutinya cyane. Icya kabiri, niba umuntu ashobora kuva mu mubiri imbabazi ze zikaba zirangiye, kandi kuva mu mubiri k'umuntu nta muntu ubiteganya, kuko umuntu ashobora kuba yari ari muzima nta hantu na hamwe arwaye, kandi bigasoza avuye mu mubiri. Abantu benshi bakunda gutinda cyane ku byerekeranye no kuba Yesu azagaruka, bakavuga bati reka tuba ari cyo kintu ducunga kugira ngo atazaza tugatungurwa, kugira ngo atazaza imbabazi zimaze kuturangiriraho. Ariko ibyo bintu bibiri kugerwaho ku izina ryawe mu ijuru, ntabwo abantu babitekerezaho. Kuva mu mubiri kwawe abantu nabyo ntibabitekerezaho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira kwitegura, kandi ntitubishyire ejo wenda turimo ducungana n'igihe cyo kuza kwa Yesu, ahubwo tukabikora uyu munsi mu gihe twumvise ijwi ry'Imana. Rero icyo kintu kirangira ry'imbabazi, Imana itwerekera ko ari inyambabazi mu buryo bukomeye, mu buryo yatanze umwana wayo. Imana itwerekera ko ari inyambabazi mu buryo bukomeye, mu buryo yaturindiye ubugingo, uburyo yagiye iduha imigisha itandukanye, uburyo nta kintu twigeze tuyiburana, byaba mu by'ubu buzima ndetse no mu buzima bw'ahazaza. Ariko izo mbabazi z'Imana zizagera maze zigire iherezo. Hari amasomo menshi abitwereka, kandi hari n'abantu benshi tubona muri Bibiliya bagiye bagira ingorane maze imbabazi zikabarangiriraho. Wenda iyo dusomye nko mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo mu gice cyaho cya 12, reka dusome iryo somo maze turitekerezeho cyane. Abaheburayo igice cya 12, maze dusome ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Haranditse ngo 16, kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Iri somo ngire ngo murarizi neza mu itangiro mu gice cya 27, uburyo igihe Isaka ashaka guha abana b'umugisha, kandi Esawu akaba ari wari ufite amahirwe ya mbere cyane ko umugisha wahabwaga umwana w'imfura.
ariko muri icyo igitabo cy'Itangiriro havuga uburyo umuntu bita Esawu yakeresheje umugisha kugeza ubwo awuguranye igaburo rimwe ry'ibiryo, yumva ntacyo umumariye, maze abwira murumuna we ati nyihera ibyo kurya, uwo mugisha uzawijyanire. Iri somo rero ririmo riragaruka kuri ayo magambo yo mu Itangiriro, aho rivuga ngo kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Iyo usomye mu Itangiriro mu gice cya 27 nibwo ubonamo umutwe w'amagambo avuga ngo Esawu asabana umugisha amarira. 27 umurongo wa 30 mu Itangiriro haranditse ngo Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru we arahinguka. Nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, abwira se ati data byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka se aramubaza ati urinde mwana wanjye? Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize ku muhigo akawunzanira, nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha, kandi koko azawuhabwa. Murongo wa 34 Esawu yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro, abwira se ati jye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Aya magambo aravuga ngo yaraboroze cyane. Hano havuga uburyo ise yamubwiye yuko iby'umugisha byarangiye, amubwira yuko uwo yamaze kuwuha ari uzawuhabwa. Ariko iyo dusomye ku murongo wa 37 Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye kugutwara na bene so bose, nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke, nagukorera iki mwana wanjye? 38 Esawu abaza se ati nta mugisha n'umwe usigaranye data? Jye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Niyo mpamvu uyu murongo wa 17 muri Baheburayo haravuga ngo kandi ntihakere by'Imana nka Esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atabyemerewe kuko atabonye uko yihana nubwo yawusabaga cyane arira. Iki kintu cyo gusabana umugisha amarira kwa Esawu kirenguriza ku buryo abantu bazashakana imbabazi z'Imana ubushake bwinshi, ariko bagasanga urugi rwamaze gukingwa. Iyo dusomye amagambo Yesu yigeze avuga, aravuga ngo mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Ndababwira ukuri yuko benshi bazifuza kurinyuramo ntibibakundire. Nyir'urugo namara gukinga urugi rw'urugo rwe, abantu bazatangira kurukomangaho bahagaze hanze. Ayo magambo yanditse muri Mariko ngo nibwo azaberurira ngo ntabwo nigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankozi z'ibibimwe. Iryo jambo rivuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye ribwira abantu kudakerensa. Ariko abantu benshi iyo bumva abantu barimo babigisha ibyerekeranye n'igihe Imana yabahaye cy'imbabazi, bumva harimo ibintu bimeze nk'iterabwoba, bumva Imana y'inyambabazi idashobora kuzagera ubwo wenda izabwira abantu ko imbabazi zitakiriho. Ariko nshuti yanjye ndagira ngo uhagakire amagambo ukurikije uburyo umuntu bita Esawu yakeresheje umurage w'umwana w'imfura akawugurirana igaburo rimwe, n'uyu munsi ngo abantu bagurana iby'ubugingo buhoraho, ibintu byangirika nko kuvuga ngo babonye icyo kurya, mbese ibintu by'ubusabusa. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko abo bantu bazagera igihe bazakanguka ndetse bakumva bakeneye amahirwe makeya ngo bayakoreshe neza, ariko nk'uko Esawu ibintu bitashobokaga nabo bagasanga bidashoboka. Hari ikintu gitangaje muri iri somo ryo mu Baheburayo. Ubonye byibura iyaba ryavugaga ngo Esawu yakeresheje umugisha we, maze wenda biza kumusaba imbaraga nyinshi cyane, ariko arawushaka arawubona. Ubonye iyaba bavuga bati byibura byamusabye kurira ariko arawubona. Ariko iri somo rivuga ngo kuko muzi yuko hanyuma ubwo ashakuraga umugisha atabyemerewe nubwo yawusabye cyane arira. Iki kintu ijambo ry'Imana rivuga ko kizongera kigasohora, abantu bakifuza umugisha ndetse bagakubita ingendo z'agahanyu bifuza ko bagirirwa imbabazi n'Imana, ariko barabiguranye ibintu by'ubusabusa nk'ibiryo. Barabiguranye ibintu by'ubusabusa ngo ni ukwinezeza muri iyi si. Ariko se ni ukwinezeza kuhe ko ari ibintu n'ubundi bitamaze ipfa ry'abantu?
abantu benshi bumva inzira y'Imana imeze nk'ikintu cy'agahanyu ku buryo bashaka ikintu cy'umunezero n'umudendezo, ariko bazabona yuko ikintu banze aricyo cyari gikomeye. Rero mwene data, ntube mu bantu bakerensa ibintu by'Imana, ntube mu bantu bumva ko ari iterabwoba rifitwe n'ababwiriza, ntube mu bantu bumva yuko imbabazi z'Imana zizahoraho iteka ryose. Ushatse wafatira urugero kwa Nowa. Bahawe imyaka 120, niko byanditse mu Itangiriro, ngo ariko abantu barushaho gukabya gukora ibyaha. Ariko ngo umunsi wa nyuma wabo wo gusoza imyaka 120 wabagendekeye nk'uko indi minsi yose yabaciyeho, maze urugi rw'imbabazi rurakinga. Ngo marayika uvuye mu ijuru yaraje akinga urugi, abantu babona izuba ryarashe nk'uko rituwe rirasa, abantu babona ibintu birimo birasimburana, ubuzima burakomeje, abajya mu kazi barajyamo, ariko ngo batazi yuko umwanzuro wa nyuma wamaze gufatwa ndetse n'urugi rwamaze gukingwa. Mu gihe cyo kwa Nowa, abantu ngo baje gukomanga ku rugi, nk'uko iryo somo mbabwiye ryanditse mu butumwa bwiza rivuga ngo nibwo benshi bazatangira kurukomangaho bahagaze inyuma, nibwo nzababwiye ngo sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Kwa Nowa bakomanze urugi, bumva baramutse bahawe amahirwe make bayakoresha neza, ariko igihe cyari cyarangiye. Rero Imana igufashe cyane kugira ngo wirinde gukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kandi n'ubundi ngo ni ugucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Ni igaburo rimwe n'ubundi abantu bagurana ubuzima bw'iteka ryose, umunezero Imana yagiye gutegura abantu bayikunda, abantu bawugurana ikintu wagereranya n'igaburo rimwe. Rero mwene data, irangira ry'imbabazi muri bwa buryo butatu nakubwiye, mu buryo bwo kuba ushobora kuva mu mubiri, mu buryo bwo kuba izina ryawe rishobora kugerwaho mu ijuru, no mu buryo bwa rusange igihe imbabazi zaba zirangiye, izina rya buri wese rimaze kuvugwaho mu ijuru, kandi ishungwa rimaze gutandukanya abakiranutsi n'abakiranirwa, ikimenyetso cy'Imana cyamaze gutangwa, nibwo Yesu azaguruka ku ntebe y'imbabazi mu buryo bwa rusange avuge ngo birarangiye. Tugiye gusoma amagambo yanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 8 ku murongo wa 3 maze tugeze ku murongo wa 5. Ahangaha turabona abamarayika 7 bavuza impanda ndwi, niko umutwe w'amagambo hari uvuga. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo yongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Uyu ni umurimo ukorerwa mu buturo bwera buri munsi, aho imibavu yongerwa ku masengesho y'abera, kubera ko amasengesho y'abera adashobora kujya imbere y'Imana ngo yumvikane, bisaba ko agomba kongerwaho imibavu kugira ngo azamuke imbere y'Imana, ahumurire Imana neza. Imibavu ishushanya ibyo dukomora kuri Yesu, kuba yarabayeho ubuzima budakora icyaha, kuba duhagarariye mu buturo bwo mu ijuru. Niyo mpamvu iyo Imana yumvise guhumura k'umubavu, bituma gusenga kwacu kugira umumaro kandi kukumvikana. Ariko uyu murimo ukorerwa mu buturo bwera, aho Imana yakirira amasengesho y'abantu bihana ibyaha byabo kugira ngo bababarirwe, mbese mu gihe imbabazi zaba zirangiye bizagenda bite? Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Umurongo wa 5, nuko marayika ajyana icyo cyotero, acyuzuza umuriro ku gicaniro, akijugunya mu isi, hakurikiraho amajwi n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Uyu murongo wa 5 urimo urarenguriza ku gihe Yesu azaba arangije umurimo wo gusabira abanyabyaha, aho azafata icyotero akagikubita hasi, maze akavuga amagambo yanditse mu Byahishuwe mu gice cya 22 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Reka iryo somo naryo turisome. Amagambo Yesu azavuga igihe azaba amaze gukubita icyotero hasi, icyo yakiriragaho amasengesho y'ubwoko bw'Imana. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 haranditse ngo, kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Igihe Yesu azaba arangije umurimo akorera mu buturo bwera, wa wundi wo kugira ngo izina rya buri muntu wese rivugweho, agira uruhande runaka agenerwa guhagararamo rujyanye n'imyanzuro yafashe, igihe izina rya buri
buri muntu wese rizaba rimaze kugira icyo rivugwaho, cyaba cyiza cyangwa kibi, Yesu azafata icyotero narangiza agikubite hasi, avuga amagambo yanditse mu Byeshuye 22 umurongo wa 10 n'uwa 11, avuga ngo birarangiye. Ngaho ukiranirwa nagumye akiranirwe, uwanduye mu mutima nagumye yandure, umukiranutsi nagumye akiranuke, uwera nagumye yezwe. Iri ni itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo rizavugwa ku isi hariho abantu bane b'ubwoko bune butandukanye, nk'uko banditse muri uyu murongo w'igice cya 22 cy'Ibyahishuwe umurongo wa 11. Umuntu wa mbere uvugwa muri uyu murongo uzaba uriho ni umuntu bita ukiranirwa. Ukiranirwa ni muntu ki? Ukiranirwa ni umupagani, ni umuntu wanze Imana kugeza ubwo yakoze ibikorwa bya gipagani bigaragaza ko yanze Imana. Uwo muntu azaba ariho, kandi iby'Imana yagombye kumukorera byose bizaba byararangiye. Nta mucyo uzongera kwinjira mu mwijima umukikije. Yesu azaba avuze ngo birarangiye. Ngaho ukiranirwa nibyo yashimye nagumye akiranirwe. Undi muntu uzaba uriho ni umuntu witwa uwanduye mu mutima. Uwanduye mu mutima se we ni muntu ki? Uwanduye mu mutima ni umuntu udafite ikibazo mu bikorwa, ni umuntu w'inyangamugayo. Mu yandi magambo, ni umuntu abantu bareba bakamuha ijuru. Ni wa wundi umeze nka wa muhungu wa Yesaya igihe Samweli yari agiye kwimikisha umwana wa Yesaya amavuta. Uwo bita Eliyabu yaraje maze aramureba, aramukunda, ashaka kumusukaho amavuta, ariko Imana iravuga ngo namugaye, ngo kuko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Ndagira ngo menyesha abantu yuko uwanduye mu mutima ni abantu baba mu madini, abantu bigishijwe kwitwara neza, abantu bigishijwe kureka gukora ibyaha ndetse no gukora ibintu byiza, ariko ibyo bintu bakabikora imitima yabo itarigeze ihinduka. Nabo bazaba bari mu mugabane wo gucirwaho iteka. Kandi iri tangazo naryo rizavuga ngo uwanduye mu mutima nagumye yandure. Ni umuntu wa kabiri uzaba uriho. Nanone hari abandi bantu babiri bazajya mu bwami bw'Imana. Haravuga ngo ukiranuka nagumye akiranuke. Ni umuntu wa gatatu uzaba uriho, umuntu ukiranuka. Ndagira mbabwire yuko igihe iri tangazo rizatangazwa, nta muntu ukiranuka bizaba bishoboka ko yakiranirwa. Mbese ibyakozwe bizaba byarakozwe, ibitarakozwe bizaba bitarakozwe. Nta ntambwe n'imwe umuntu azaba yashobora kongera gutera, yaba iyo kujya imbere cyangwa kujya inyuma. Niyo mpamvu abakiranuka ni abantu bemeye ko umurimo w'Imana ukorera mu mitima yabo. Nabo Imana izababwira ngo ukiranuka nagumye akiranuke. Uwundi muntu nawe uzaba ukwiriye kujya mu ijuru ni umuntu witwa uwera nagumye yezwe. Ni umuntu nawe umaze kwemera ubuntu bw'Imana, ariko utabonye umwanya wo gukomeza kugera ku murongo Imana ihamagarira abantu. Uwo nawe kuko kutaragera kuri uwo murongo atari ubushake bwe, nawe azahabwa ikamba ry'ubugingo. Rero iri tangazo rizavugwa ku isi hariho abantu bane, igihe Yesu azaba amaze gufata icyotero cy'imibavu maze akagikubita hasi, akavuga ijwi rirenga ati birarangiye. Ngaho ukiranirwa nagumye akiranirwe, ngaho wanduye mu mutima nagumye yandure, umukiranutsi nagumye akiranuke. Iyi si izahita iba nk'ikigo cy'abasazi. Nibwo umwanzi ngo azahita atuma imitima y'abantu ikanguka ngo bifuze ubugingo buhoraho, ariko igihe kizaba cyarangiye. Mwene data, ndagira ngo utekereze kuri iki gihe kirangira ry'imbabazi, aho ijambo ry'Imana rikunda gusobanura ibintu bizabaho, ndetse aho abantu bazifuza umugisha cyane bakawukurikirana ariko ntibazawubona. Iki gihe cyo gusaba umugisha kwa Esawu awusabana amarira ntawubone, kirenguriza kugira abantu bazifuza ubuntu bw'Imana mu mitima yabo. Ariko Yesu yamaze guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, yamaze gukubita icyotero hasi, kandi yamaze kuvuga itangazo rikomeye yuko birangiye. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Ubonye byiburi yabiri isomo ryavugaga ngo Esawu yakeresheje umugisha arawugurisha, maze kugira ngo yongere kuwubona bimusaba imbaraga nyinshi cyane, ariko byibura bakagaragaza ko izo mbaraga yazikoresheje akawubona. Iri somo rivuga ngo kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atabyemerewe, kuko atabonye uko yihana, nubwo yabishakaga cyane arira.
mbega uburyo abantu benshi bazarira amarira bifuza umwanya mutoya n'amahirwe makeya kugira ngo bakore icyo baba barakoze mu myaka myinshi cyane bahawe bakayipfusha ubusa. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko hari uburyo Imana izabagirira imbabazi maze rwose Yesu agasubira ku ntebe y'imbabazi kubakira. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana avuga ngo igihe Yesu azabona barimo basenga cyane, barimo bashaka umugisha cyane, ngo azifuza gusubira mu cyumba ngo abakire abababarire, ngo ariko azabona hacumba umwotsi mwinshi cyane, kandi ngo azumva ijwi rivuga ngo baratinze 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 bikomeye. Ariko ijambo ry'Imana ntirivuga ko yageze aho ngo agirirwe imbabazi awuhabwe, ahubwo kuko igihe cyari cyarangiye yari yawukerensheje azi yuko igihe kindi azifuza kuwakira azawubona, ariko asanga ibyo yibwiye ntabwo ariko bimeze, maze igihe yawusabanaga amarira nk'uko byanditse mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 17, kuko muzi yuko hanyuma ubwo ashakaga kuraga umugisha atabyemerewe kuko atabonye uko yihana, nubwo yawushakaga cyane arira. Ndagira mbabwire kayo mateka niyazongera kwisubiramo ku bantu bazakerensa umugisha Imana yabageneye. Turimo turareba ibintu bizabaho igihe imbabazi zizaba zirangiye. Turimo turareba ukuntu abantu bazakanguka. Turimo turareba uburyo abantu bazifuza ikintu bari bafitiye uburenganzira mu gihe cyari gishize, ariko bakazasanga uwo munsi uburenganzira ntibakiwufite. Mu gitabo cy'umuhanuzi Amose mu gice cyawo cya 8 umurongo wa 11 turageza ku murongo wa 13. Dore iminsi izaza, ni ko Uwiteka avuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Uwiteka, yo kumva amagambo y'Uwiteka. 12. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Aya magambo arababaje cyane. Abantu bazava ku nyanja imwe. Ushobora kwibaza uti se iyaba byibura bari kuba barakerensheje ijambo ry'Imana, wenda Imana ikavuga yuko bizabasaba imbaraga nyinshi kugira ngo bongere kuribona, washima Imana byibura kuko abantu bakwemera bakazikoresha ariko bakaribona. Ariko iri somo riravuga ngo bazava ku nyanja imwe bajye ku yindi nyanja, bagenda ingendo ndende z'agahanyu, ariko ijambo ry'Imana bashaka ntibazaribona. Mbese mushobora gutekereza kuri ayo masomo abiri, iry'umuntu watse umugisha arira kandi hari igihe yari awufitiye uburenganzira ariko akawukerensa, maze akaza kukira akamenya agaciro kawo akawushaka cyane arira ntawubone. Mbese mushobora gutekereza uburyo abantu bari bafite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana no kuriha agaciro ngo ribakize, ariko bakabikerensa, nyuma bakazagera aho bakumva nicyo kintu bari bakeneye, bakava ku nyanja imwe bakajya ku yindi barishaka ntibaribone. Niko bigiye kuzagenda muri minsi iri imbere, igihe Yesu azaba amaze gukubita icyotero hasi nkuko twabisomye mu Byahishuwe igice cya 8, igihe kandi azaba amaze kuvuga itangazo rikomeye nkuko twabisomye mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11, ndagira ngo mbabwire yuko hazaba ibintu bidasanzwe kandi abantu baziruka ku mugisha be kuwubona. Ijambo ry'Imana riba ryarasuzuguwe cyane bitewe nuko abantu bariboneyeho bashaka hose, ariko ntekereza ko ijambo ry'Imana ryatangiye kwihagararaho. Ntekereza ko ibi bintu ndi kuvuga by'inzara n'inyota abantu bagomba kugira yatangiye kugera ku bantu, nubwo uyu munsi bitari byagera ku rwego rwo hejuru cyane, ariko ndakubwira ko bizakomeza gutera intambwe kugeza ubwo abantu bazabura ijambo niyo ryaba rimwe ryabarema umutima. Abantu b'abanenganenzi cyane, babandi ngo badashobora no gutinyuka gukandagiza ikirenge cyabo hasi, abo bantu nibo bazajya birukanka cyane za kilometero nyinshi bakajya ahantu batumubwiriza butumwa bagahagiye bati yarimutse. Ariko njya mbabwire ngo marayika aravuze ngo iyo nzara ntibazayikira. Niko marayika yavuze. Iyo usomye mu gitabo cy'Ibyaduka ku ngingo ya 866 nibwo basobanura iki kintu cy'uburyo abantu bazirukanka bashaka ijambo ry'Imana ntibaribone.
866 mu gitabo cy'ibyaduka bavugamo amagambo avuga ngo abatita ku ijambo ry'Imana ubu ngubu ntibaryige kandi ntibariha agaciro karyo kose nk'uko rivugwa n'abagaragu b'Imana bazagira impamvu yo kurira bashaririwe mu gihe kizaza. Neretswe ko mu gihe cy'amateka Uwiteka ku iherezo ry'ibihe azazenguruka isi. Ubwo nibwo ibyago biteye ubwoba bizatangira kwisuka ku isi. Ubwo nibwo abasuzugura ijambo ry'Imana, abatararihaye agaciro, bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka ntibazaribona. Iyaba byibura bavuga bati bizabatwara imbaraga nyinshi, iyaba byavugaga biti wenda bizabatwara igihe kirekire ariko baribone, wavuga uti ntacyo nabwo Imana ishimwe. Ariko riravuga ngo bazava ku nyanja imwe bajya ku yindi bashaka ijambo ry'Imana, ariko amagambo akomeye aravuga ngo ntibazaribona. Bimeze nka bya bindi bya Esawu twavugaga, uburyo ngo yasabanye umugisha amarira ariko ntiyawuhabwa, arabwirwa ngo igihe cyo kuwuhabwa cyarangiye. Mwene data mushiki wanjye, ukwiriye gutekereza cyane ugasaba Imana kugufasha kugira ngo utazagira ingorane, utazifuza kugira icyo ugeraho kandi igihe cyacyo waragipfushije ubusa. Ariko umurongo wa 3 uravuga ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Umwuka w'Imana ntabwo azakomeza kuruhanya n'abantu. Nibakomeza kumutera agahinda, hari igihe bazakamutera rimwe maze umwuka w'Imana akabavaho akigendera. Niyo mpamvu mu Befeso baranditse ngo ntimutera agahinda umwuka wera wabashyire kuba ikimenyetso, ahubwo mugendere mu murongo ababwira. Igihe Yesu ashaka kongera kwerekana indi pica mu buryo bwo kuvuga kurangira kw'imbabazi, yavuze amagambo yanditse muri Matayo mu gice cya 12 umurongo wa 31 na 32, aho yavuze ngo abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi cyose batuka umwana w'umuntu, ngo ariko gutuka umwuka wera. Yararimo yerekana kurangira kw'imbabazi ariko mu yindi pica yo gutuka umwuka wera, maze ukaba ukoze icyaha kitababarirwa umwuka akakuvaho. Ibyo nibyo byabaye mu gihe cyo kwa Nowa, aho Imana yavuze ngo umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu, maze umwuka bamutera agahinda bwa nyuma maze abava harigendera. Imbabazi zabo ziba zirarangiye, baba bakeneye gucirwaho iteka kandi biba ari byo bibategereje. Rero abantu ngo bashobora gutuka Yesu bakababarirwa, ndetse abantu bamwise Belizebuli mu gihe cy'abafarisayo, abantu bavuze ko afite dayimoni, ariko Imana yashobora kubabarira. Ariko baravuze ngo gutuka umwuka wera we ni ukwanga gukoresha amahirwe Imana yaguhaye, ni ugukomeza kwanga kwihana, ni ugukomeza kwanga irarika ry'umwuka wera rivugira mu mutima wawe. ubu uri mujya kugukora icyaha kitababarirwa, kandi ubu uri mujya kukurangira kw'imbabazi n'amahirwe yawe Imana yakugeneye. Mwene data mushiki wanjye, ukwiriye gutekereza cyane kugira ngo Imana ikurinde yuko imbabazi zirimo zigera ku musozo zazarangira utarazakira. Ndagira ngo nkurayike cyane umenye yuko igihe cy'imbabazi wahawe kizagira iherezo. Iyo usomye amagambo yanditse mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, harimo amagambo ku cyigisho cyitwa ngo ishyanga ryaciriweho iteka. Ni icyigisho kigaragaza igihe Yesu yavumaga igiti cy'umutini, ariko ayo magambo aravuga ngo mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo, ntabwo kibaho by'iteka ryose. Kwa Nowa cyagize iherezo, Isodomu n'i Gomora cyagize iherezo, Ininiwe cyagize iherezo, Yerusalemu cyagize iherezo, maze Yerusalemu irasenywa kandi irarimbuka. Yesu yabwiye abantu bo mu gihe cya Yerusalemu, arababwira ngo kuko mutamenye igihe mwagendererewe. Arababwira ati umwanzi wanyu azabubakaho uruzitiro, arababwira ati azabatsembana n'abana banyu batuye muri mwebwe, ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi. Muribuka Yesu areba urusengero rwa Yerusalemu maze akaruririra, arimo abona uburyo imbabazi zabo zirimo zibarangirana.
mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo. Imbabazi zikomeza kwinginga igihe cy'imyaka myinshi, maze zigasuzugurwa kandi zikirengagizwa. Ariko igihe kiragera, imbabazi zikinginga ubuheruka. Ngaho tekereza imyaka umaze, utekereze inshuro wagiye wumva ijambo ry'Imana, maze nibwo ushobora kumva yuko imbabazi zihabwa umuntu mu gihe cy'imyaka myinshi, ngo ariko igihe kiragera imbabazi zikinginga ubuheruka, umutima ugeraho ukinangira, ukaba utagishobora gukorana na Mwuka w'Imana. Icyo gihe rya jwi rituje kandi ryinginga rirekeraho kuvugana n'umunyabyaha, maze ntiyongere gucyahwa no kuburirwa. Mwene data mushiki wanjye, ukwiriye gutekereza cyane kuri aya magambo kandi ugasaba Imana kugira ngo igufashe kugira ngo iyi ngorane ye kuzakubaho. Abantu benshi ijambo ry'Imana rivuga yuko bazihana igihe cyarangiye. Igihe cyarangiye. Iyo usomye igitekerezo cy'umuntu bita Akani, nibwo bavugamo ukuntu abantu benshi ngo bazihana igihe cyarangiye. Nibyo byabaye kuri Akani. Iyo usomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, nibwo ubonamo amateka y'umuntu bita Akani no kwihana kwe nyuma y'igihe. Reka dusome ayo magambo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Turimo tureba ikintu cyo kwihana nyuma y'igihe cyabaye ku muntu bita Akani, kandi tureba uburyo nta kintu byigeze bimumarira, kandi tureba uburyo ibyo bintu babigereranya n'ibigomba kubaho muri iyi si yacu mu gihe natwe turiho. Ni kuri paje 237. Ni amagambo afite umutwe uvuga ngo itandukaniro ryo kwihana ku bushake no kubihatirwa. Ni ku cyigisho cya 45 cyitwa kugwa gutangaje kwa Yeriko. Ayo magambo aravuga ngo Akani yari yarabonye ingabo za Isiraheli zitabaruka ziva kuri Ayi zineshejwe ndetse zakutse umutima, nyamara ntiyarushaza azisanga ngo yature icyaha cye. Murabyibuka igihe bari bagiye kuri Ayi bakaneshwa, bari bamaze kurimbura Yeriko, maze bagiye kuri Ayi baraneshwa kubera yuko hari ikibazo mu Bisiraheli. Igihe rero ngo baneshwaga, umuntu bita Akani ari nawe ikibazo cyari gishingiyeho, ngo yabonye ingabo za Isiraheli zitabaruka ziva kuri Ayi zaneshejwe ndetse zakutse umutima, nyamara ntiyarushya aza zisanga ngo yature icyaha cye. Icya kabiri, yari yarabonye Yosuwa n'abakuru ba Isiraheli bacuritse imitwe mu butaka, bashavuye bitavugwa, babaza Imana bati niki gituma twatsinzwe kuri Ayi, ariko Akani akomeza kubwika ntiyihana icyaha cye. Icya gatatu, yari yumvise itangazo ko icyaha gikomeye cyamaze gukorwa, ndetse yari yumvise n'imiterere yacyo yose ivugwa kandi irondorwa ku mugaragaro, ku buryo kuvuga imiterere y'icyaha byamuhemeje yuko icyo cyaha kiri kuvugwa ari cya kindi yakoze. Ariko iminwa ye yakomeje kubumba, nabwo ntiyihana icyaha cye. Umutima we wamazwe n'umushyitsi cyane abonye ubufindo bufata umuryango we, hanyuma inzu ye ifatwa n'ubufindo, hanyuma imbyaro zifatwa n'ubufindo. Babonye nta muntu wihannye ngo yemere icyaha cye, Uwiteka yatangiye kugaragaza ubufindo ngo yigaragarize umunyacyaha uwo ari we. Ngo igihe yabonaga rero ubufindo butangiye gukorwa, maze umuryango abarizwamo ugafatwa n'ubufindo, maze inzu ye igafatwa n'ubufindo, yatangiye kugira ubwoba yuko ari buvumburwe, ariko nabwo ntiyihannye. Ngababwira ati nimurekeraho ninjye wagikoze. Kugeza aho urutoki rw'Uwiteka rumwerekaniye icyaha cye kitagihishiriwe, nibwo yemeye ukuri. Hari itandukaniro rikomeye riba hagati yo kwemera icyaha nyuma yuko bimaze kumenyekana no kwatura ibyaha bizwi gusa natwe ubwacu n'Imana. Nuko rero kwicuza kwa Akani nta kindi kwamaze uretse guhamiriza abantu bose ko igihano cye cyari icy'ukuri. Nta kwihana nyakuri kwari kuvuye ku mutima we ufite agahinda k'icyaha. Reka wumve uko babigereranya n'ibizabaho muri iki gihe. Nuko rero
kwatura ibyaha kuzagirwa n'abanyabyaha ubwo bazaba bahagaze imbere y'urukiko rw'Imana nyuma y'uko urubanza rwose ruzaba rwamaze gucibwa ruhesha ubugingo cyangwa urupfu. Ingaruka buri wese azaba afite zihwanye n'icyemezo yafatiwe zizatuma amenya icyaha cye. Bazasunikwa n'imbaraga ivuye mu mutima, itewe na wa mutima utumenyesha ko ducirwaho iteka kandi ko dutinya guhangana n'urubanza. Ariko bene uko kwihana ntikubasha gukiza umunyabyaha. Ubwo ibitabo byo mu ijuru bizabumburwa, ntabwo umucamanza azavugisha amagambo ngo agaragarize umuntu wese icyaha cye, ahubwo azabacishamo ijisho rye ricengere, maze icyaha cy'abantu bagisobanukirwe. Nibwo n'abantu ngo bazatangira kwihana, ngo ariko bazaba bakererewe nk'uko Akani yari yakererewe, ngo bazaba bameze nk'abari gutakira ingoyi. Imyanzuro izaba itagihinduwe, kandi n'ubundi ngo ntabwo ari ukwihana kuvuye ku mutima kuzaba kubibateye, ngo ahubwo ni ugutinya ingaruka zo kurimbuka. Mwene data mushiki wanjye, ndagusabira cyane kugira ngo Imana igufashe we kuzihana muri ubu buryo, aho uzihana nyuma y'igihe nk'uko umuntu bita Akani yabigenje. We kuzihana nyuma y'igihe nk'uko Akani yabigenje, maze akatura icyaha cye, ngo yabwiye abantu ati rwose nabonye umwenda ndawifuza ndawutwara, nimumbabarire. Nyuma y'igihe. We kuzihana nyuma y'igihe nk'uko umuntu bita Esawu yabigenje, igihe yari arimo asabana umugisha amarira, ariko igihe cyabyo cyarangiye. Kuko muzi yuko gusaba umugisha kwe ntabwo yawubonye, ntabwo Akani yababariwe, ahubwo we n'umuryango we batewe amabuye maze barapfa. Njya ntekereza igihe abakobwa b'abapfu n'abakobwa b'abanyabwenge muri Matayo 25 bari baraje gutegereza umukwe. Abo bakobwa bagomba kumutegereza, ariko kandi barushaho kwitegura no kwiboneza. Ariko mu gihe bamwe bagize ngo ni ibintu bisanzwe bakabiha agaciro gakeya, ntabwo igihe cyabo gisa n'icyabarangiranye. Kandi tubona uburyo baje gushaka uburyo bashaka agakiza nyuma, aribyo byitwa ngo ko barashatse amavuta, ariko kugeza ubwo bayatse na bagenzi babo barababwira bati ntiyadukwira, nimubajye mu bahanjuzi kuyigurira. Ariko umukwe ngo yari yamaze kuza, kandi urugi rwari rwamaze gukingwa. Abari biteguye bari bamaze kwinjirana nawe mu bukwe, urugi rwakinzwe, maze abandi bantu imbabazi zibarangiraho, kandi baragize umugisha wo kumenya Imana n'ijambo ryayo. Niyo mpamvu ayo mahirwe dufite reka twe kuyapfusha ubusa, kuko igihe tuzayapfusha ubusa hari igihe dushobora kuzifuza yuko twakongera tukayagarurirwa, ariko ntibishoboke. Imbabazi zirangira ku muntu ku giti cye, nubwo nzi neza ko zinarangira mu buryo bw'ishyanga, ariko no ku muntu ku giti cye naho zirarangira. Iyo usomye amagambo yanditse mu gitabo cy'Imigani, reka dusome amagambo yanditse mu gitabo cy'Imigani mu gice cyaho cya mbere. Igitabo cy'Imigani igice cya mbere umurongo wa 23 haranditse ngo, nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye. Imana ishimwe, itanejejwe nuko twarimbuka. Imana iduha inama, iduha imiburo, kandi iratubwira iti nimuha agaciro imiburo ndabahaye. Iratubwira amasezerano iti nzabasukaho umwuka wanjye. Uru ni uruhande rwiza, ariko mu gihe twanze kumva iyi miburo kugira ngo Imana idusorezeho iri sezerano, andi magambo ateye ubwoba ari ku murongo wa 24 azabwirwa abantu bazaba baranze guhindurwa n'imiburo y'Imana kugira ngo Imana ibasukeho umwuka wayo. Izababwira ngo 24, narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimwabyitayeho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazanakambira nk'abihorera, bazanshakana umwete ntibazambona. Kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose, nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo mibi.
nta muntu n'umwe nifuriza ko aya magambo yazasohoraho, ndifuza ko yasohorerwaho n'amagambo avuga ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Ariko amagambo avuga ngo narabahamagaye muraninira, nabarambura ukuboko ntihagira ubyitaho, mwahinyuye inama zanjye no gucyaha kwanjye ntimubyitaho. Amagambo avuga ngo nuko rero nanjye nzabaseka mwagize ibyago, nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho biragatsindwa ntibikavugwe ku muntu n'umwe wagize umugisha wo gusobanukirwa n'imbabazi z'Imana. Muri Zaburi 50 hari amagambo avuga ngo, mbese agaragaza uburyo ngo abantu baravuga bati ibintu dukora Uwiteka ntacyo azadutwara. 50 avuga ngo ariko nzabahana mbishyira imbere y'amaso yabo uko bikurikirana. Niyo mpamvu mwene data mushiki wanjye ndakwifuriza umugisha kugira ngo Imana igufashe, kugira ngo we gupfusha amahirwe Imana yaguhaye ubusa, ahubwo yakire kugira ngo akugirire umumaro. Tugiye gusoma amagambo yanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri page 220. Inyandiko z'ibanze page 220, yuhere kuri 219 bavuga ukuntu Yesu azaguruka ku ntebe y'imbabazi, noneho 220 bakerekana uko ibintu bizaba bimeze. Reka dusoma ayo magambo. Igihe Yesu yarasohotse ahera cyane, numvise kujegera kw'inzogera zari ku ikanzu ye, maze ubwo yaragiye igicu kinini cy'umwijima kibudikira abatuye isi. Icyo gihe nta muhuza wari usigaye hagati y'umunyabyaha n'Imana yacumuyeho. Igihe Yesu yarahagaze hagati y'Imana n'umunyabyaha, hari cyari gikingiye ubwoko bw'Imana. Ariko igihe yaravuye hagati y'Imana n'umuntu, cya gikingirizo cyavuyeho, maze Satani asigara yitegekera banze kwihana. Aha barimo baravuga igihe Yesu azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, hahandi azakubita icyotero hasi, hahandi azarambura amaboko akavuga ati birarangiye, ukiranirwa nagumye akiranirwe, uwanduye mu mutima nagumye yandure, umukiranutsi nagumye akiranuke, uwera nagumye yezwe. Barimo baravuga igihe Yesu azaba amaze gukuramo ikanzu y'ubutambyi, yambaye ikanzu y'ubucamanza, uburyo iyi si izahita iba nk'ikigo gifungiyemo abasazi. Reka wumve rero ibintu bizahita biba ku bantu banze imbabazi z'Imana. Nabonye Yesu akuramo imyambaro ye, page 220, y'ubutambyi, maze yambara imyambaro ikomeye cyane ya cyami. Ku mutwe we hari amakamba menshi agerekeranye yavuye mu ijuru, azengurutswe n'ingabo z'abamarayika benshi. Muri icyo gihe ibyago by'imperuka byagwaga ku batuye isi, bamwe bivovoteraga Imana kandi bayituka. Ariko umva undi mugabane, abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana, barabwinginga ngo bubigishe uko barokoka imanza zayo. Ariko abera nta kintu bashoboraga kubamarira. Amarira ya nyuma yo kuririra abanyabyaha yari yarasutswe, kubasabirana umubabaro mwinshi ubuheruka byari byarakozwe, umutwaro wa nyuma wari warikorewe, kandi umuburo uheruka wari waratanzwe. Ndagira ngo mbabwire yuko ubwoko bw'Imana buzaba bwaraririye abanyabyaha amarira aheruka. Muzirikana amarira Yesu yaririye Yerusalemu igihe bayimwerekaga, muzirikana amarira Yesu yaririye kwa Lazaro, abonye abantu amaso ye akubise ku bantu bagiye kuzarimbukira muri Yerusalemu, maze Yesu arabaririra. Yesu yarazi yuko nubwo batazi ingorane bafite, ahari bashobora kwibaza ikimurijije, maze bikabatera gutekereza. Yarazi yuko bazifuza imbabazi, ariko igihe kikaba cyararangiye. Bene data, abantu b'Imana bazaririra abanyabyaha kugeza ubwo bazarira amarira agashira bakayakama. Niyo mpamvu igihe abanyabyaha bazaba barimo barimbuka, abantu b'Imana nta marira bazaba bagifite, kugeza ubwo umuntu azajya arimbuka ari umubyeyi wawe, bikamera nk'aho atakubyaye cyangwa ntacyo bikubwiye. Abantu bazarimbuka bafitanye isano n'abagiye mu ijuru, ariko abagiye mu ijuru bazafite umunezero utakirimo amarira. Amarira bazaba bagomba kuba baririra abanyabyaha bazaba barayabaririye kandi yarakamye. Niko Yesu yaririye Yerusalemu, umurwa wanga kwihana, ni nako ubwoko bw'Imana buririra abantu bakerensa ijambo ryayo. Ijwi ryiza ry'imbabazi ntiryari ricongeye kubararika. Igihe abera n'abo mu ijuru bari bashishikajwe n'agakiza kabo, bo ntibari babyitayeho. Urupfu n'ubugingo byari byarashyizwe imbere yabo ngo bahitemo. Benshi bifuje ubugingo, ariko ntibagira umwete wo kubwakira.
ntabwo bahisemo ubugingo, none ubu nta maraso yo kubahongerera ngo yeze icyaha cyabo. Nta mukiza w'umunyampuhwe bari bagifite ngo abingingire agira ati ihanganira umunyabyaha akandi kanya gato. Yesu ahari ku ntebe y'imbabazi asabira abantu imbabazi, ahora abwira Imana ati Mana ihanganira uriya nawe azihana. Yesu akavuga ibintu agiye gukora, ati ngiye kuzatuma uriya muntu ajya mu materaniro yumva ijambo ry'Imana, ahari azihana. Ariko reka nkubwire, igihe kizagera maze izo mbabazi zihagarare. Ikibabaje nuko nizimara guhagarara nibwo abantu bazakanguka, nibwo bazazifuza, ariko ngo bazabwirwa ngo byaratinze bikomeye. Abo mu ijuru bose bari bakikije Yesu maze bumva amagambo ateye ubwoba agira ati birarangiye. Inama y'agakiza yari yashojwe, ariko abantu bake nibo bari barahisemo kuyemera. Kandi ubwo ijwi ryiza ry'imbabazi ryacecekaga, ubwoba bwinshi cyane bwafashe inkozi z'ibibi, maze ijwi riteye ubwoba bumvise amagambo ngo mwaratinze cyane. Abatari barahaye agaciro ijambo ry'Imana bakubitaga hirya no hino, bava ku nyanja bajya ku yindi, bava mu majyaruguru bajya iburasirazuba bashakisha ijambo ry'Imana. Marayika yaravuze ati ntibazaribona. Ku isi hari inzara, ntabwo yari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo niyo kumva amagambo y'Uwiteka. Niki batajyaga gutanga ngo bumve ijambo rimwe ribabwira ko Imana ibemera? Nyamara ntacyo bari bagitanze, ahubwo bagomba gukomeza kugira inzara n'inyota. Bagiye bakerensa agakiza uko bukeye n'uko bwije, bagaha agaciro ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byayo, bakabirutisha ubutunzi bwose n'ingororano byo mu ijuru. Banze Yesu kandi ntibaha agaciro abera be. Uwanduye agomba gukomeza kwandura iteka ryose. Mwene data mushiki wanjye, aya magambo ateye ubwoba yo mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, amagambo y'ibintu bizabaho igihe Yesu azaba amaze gukubita icyotero hasi, igihe azaba amaze kurambura amaboko no kuvuga ko birangiye, igihe azaba amaze gukuramo umwambaro w'ubutambyi yambaye umwambaro wa cyami. Ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu bizabaho biteye ubwoba. Ibi byose ndi kuvuga, ndimo ndavuga irangira ry'imbabazi ku muntu ku giti cye. Ku muntu wese agomba gushaka agakiza ku giti cye, ariko imbabazi zinarangira no ku mashyanga cyangwa se ku bwoko. Urugero nabahaga ni ukurangira kw'imbabazi kwabaye mu gihe cyo kwa Nowa. Iyo dusomye muri Bibiliya tubona ukuntu imbabazi zarangiye ku ishyanga ry'Abayuda, kandi Yesu yari yaravuze ko Abayuda bafite ibyumweru 70, imyaka 490 igihe cy'imbabazi, ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko icyo gihe bagikoresheje nabi. Mu gitabo cy'intambara ikomeye harimo amagambo akomeye abigarukaho kuri paje 431. Reka dusoma ayo magambo kugira ngo nayo adutere gutekereza ku kurangira kw'imbabazi mu rwego rw'ishyanga. Haranditse ngo igihe Imana yavaga ku ishyanga ry'Abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye, nubwo bari bari mu butware bwa Satani, babaswe n'ibyo bararikiye biteye ubwoba. Nyamara bagikomeje kwibona nk'abatoranijwe n'Imana, bakomeje imirimo yabo yakorwaga mu buturo buziranenge, ibitambo bigatambirwa mu ntambiro zihumanijwe, kandi uko bukeye n'uko bwije imigisha mvajuru igasabirwa ubwoko buriho urubanza rw'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana. Ari nako bashakaga kwica intumwa n'abigishwa be. Nuko rero ubwo umwanzuro ntakuka wo mu buturo buziranenge uzatangazwa, maze isi yose igatangarizwa icyo wagenewe bidasubirwaho, abatuye isi ntibazabimenya. Ndagira mbabwire bene data bashiki banje, igihe Yesu yavaga mu ishyanga ry'Abayuda nk'uko tubisomye muri aya magambo, muri 34 igihe imbabazi zari zirangiye ku Bayuda, imyaka yabo 490 irangiye, ntabwo kuba imbabazi zarabavuyeho ari ibyaha bidasanzwe bakoze. Ntabwo ikibazo ari uko bateye Stefano amabuye, kuko n'ubundi bari barishe abahanuzi, bari barishe na Yesu, ariko imbabazi ntizabavaho. Ahubwo muri 34 igihe cyabo cy'imyaka 490 cyari kirangiye. Ni nk'uko igihe cyabo mu gihe cya Nowa cyarangiye. Ndagira babwire ko abantu bose baba bafite igihe bakoreraho.
n'amashyanga yose aba afite igihe akoreraho, kandi ndajya mbabwire ko buri shyanga rigera ubwo ryuzuza igikombe cyaryo rikagera no ku gihe cyaryo cy'imbabazi. Hano bavuga yuko igihe Yesu yavaga mu ishyanga ry'abayuda nta kimenyetso bigeze babona kigaragaza yuko igihe cyabo cyarangiye. Muri 34 ubuzima bwakomeje nk'ubusanzwe, ariko Pawulo yari yavuze ati ubu duhindukiriye abanyamahanga. Ibyakozwe no mu gice cya 13 niko havuga, yaravuze ati ubwo mwanza agakiza duhindukiriye abanyamahanga. Ariko nubwo imbabazi zarangiye ntibagire ikimenyetso babona, muri 34 muri 70 hashize imyaka 30 n'indi 36 babonye ikimenyetso cy'uko imbabazi zabarangiriyeho. Nibwo urusengero rwabo rwasenywe, nibwo ingabo z'abaroma zarutikije urusengero, icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyaratashye. Urwo rusengero rusenywa cyabaye ikimenyetso yuko abo bantu babaye rubanda rwose, kandi Imana yari yaratoranyije Abisirayeli ibabwira ko ari ubwoko bwayo, ibabwira ko ari ishyanga ryera. Imana yari yarafashe urusengero irarwiyegurira. Urwo rusengero rwaje guhinduka urusanzwe igihe Yesu yasokaga mu rusengero akavuga ati dore inzu yanyu muyisige wari umusaka. Nubwo bwoko nabwo bwaje guhinduka rubanda rwose igihe muri 34 Pawulo yavugaga ati duhindukira abanyamahanga. Ariko muri icyo gihe nta kimenyetso babonye, ikimenyetso bakibonye muri 70, ariko icyo kirimo kivuga kimaze igihe cyarabaye. Ndagira mbabwire yuko mu rwego rw'ishyanga nabwo igihe imbabazi zava ku bwoko bw'Imana mu buryo bw'ishyanga nta kimenyetso abantu bazabona. Cyakora nk'uko byagenze mu Bayuda, nabwo nyuma gatoya imbabazi zirangiye ku ishyanga, nabwo ubwoko bw'Imana buzabona ikimenyetso. Mbese icyo kimenyetso ni ikihe? Ni ugutangazwa kwa dimanshe, ni ugutangira kw'akarengane. Nicyo kimenyetso ubwoko bw'Imana buzabona yuko imbabazi zarangiye. Dimanshe izatangazwa, ubwoko bw'Imana bwamenye ukuri bumaze igihe imbabazi ziburangiyeho. Nk'uko imbabazi zarangiye ku Bayuda zikajya ku banyamahanga, nanone imbabazi zarangira ku bantu bamenye ukuri, itorero ry'Imana ry'ukuri ry'Abadiventiste, maze imbabazi zijye ku bantu batigeze bamenya ukuri. Kandi dimanshe izatangazwa imbabazi zararangiye. Ni ikimenyetso kirebeshwa amaso kizaba, ariko kizaba gisura ikintu kimaze igihe cyarabaye. Nk'uko kugotwa kwa Yerusalemu no kurimburwa kwayo byabaye ikimenyetso yuko imbabazi zarangiye ku Bayuda, ni nako gutangazwa kwa dimanshe bizaba ikimenyetso yuko imbabazi zarangiye ku bwoko bw'Imana. Ariko nk'uko zarangiye ku Bayuda zikajya ku banyamahanga, nanone gutangazwa kwa dimanshe ni ugutangaza yuko abanyamahanga n'abamahirwe yabo ageze. Ariko nshuti zanjye, abanyamahanga nabo bazagira igihe cy'imbabazi kuva ryari kugeza ryari? Itangazwa rya dimanshe, abanyamahanga bazabana b'igihe cyabo kigezweho bagiye kwinjizwa mu bwoko bw'Imana. Urugi rumwe ruzaba rukinze ku bazi ukuri, ahandi rukinguye ku batakuzi. Ariko nabo ntabwo ruzakingurwa by'iteka. Nk'uko Abayuda bagize igihe bagahabwa cy'imbabazi, ariko zikaza kujya ku banyamahanga, ku Bayuda zigafungwa, ni nako imbabazi zizarangira ku bazi ukuri zikajya ku batakuzi. Ariko ku batakuzi nabyo bizagira iherezo. Koko abantu benshi bazihana, baziyegurira Imana, bazabona umucyo batari barigeze bamenya bawuhindukirire. Ariko igihe noneho akarengane kazaba gatangiye. Ndajya mbabwire yuko gutangazwa kwa dimanshe no gutangira kw'akarengane ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu gihe dimanshe izaba itangajwe, urugi ku bazi ukuri ruzaba rukinzwe, ariko rukinguwe ku batazi ukuri. Ariko igihe akarengane kazaba gatangiye, nanone abo ngabo bafatwaga nk'abatazi ukuri, abashaka kwihana bazaba bamaze kwihana, hasigaye nabwo abanze. Nk'uko mu bwoko bw'Imana hazaba hari abantu banze, no mu banyamahanga hari abazasoza banze. Kandi igihe akarengane kazaba gatangiye, n'urugi ruzaba rukinze no kuri ba bandi batari bazi ukuri. Kuva igihe twagiye tubwiririzwa ubutumwa kugeza igihe dimanshe izatangazwa, bizaba ari ikimenyetso yuko imbabazi zirangiye ku bazi ukuri. Kuva igihe dimanshe izatangazwa kugeza igihe akarengane kazaba gatangiye, nanone urugi ruzaba rukinzwe ku banyamahanga. Niyo mpamvu ndarika buri muntu wese gukoresha amahirwe ye neza.
ndamurarika kugira ngo atayapfusha ubusa, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko nta kindi gihe cy'imbabazi kizongera gutangwa nyuma yuko aya mahirwe Imana yaduhaye arangira. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku cyigisho cyitwa irangira ry'imbabazi, bavuga yuko nyuma y'amahirwe Imana izaba yaratanze nta yandi aziyongeraho, mu gihe hari abantu benshi bavuga yuko hari ayandi mahirwe azatangwa nyuma. Ngiye gusoma ku ngingo ivuga ngo ikindi gihe cy'imbabazi nticyashobora kwemeza abakiranirwa. Tugomba gukoresha neza amahirwe yacu. Ni ingingo ya 871. Mbese bene data, ntitugomba gukoresha amahirwe neza yacu? Muri iki gihe nta kindi gihe cy'imbabazi tuzongera guhabwa cyo kwitegura ijuru. Aya niyo mahirwe yacu yonyine kandi aheruka yo kurema imico izatugira abakwiranye n'iwacu hazaza, aho Umwami yateguriye abumvira amategeko ye. Nta gihe cy'imbabazi kizabaho nyuma yo kuza k'Umwami. Abavuga ko kizabaho baribeshya kandi barayobye. Mwene data mushiki wanjye, ukwiriye gutekereza cyane kandi ukiyegurira Imana kugira ngo amahirwe Imana yaguhaye atazagupfira ubusa. Mbere gato yo kwinjira mu gihe cy'amakuba, twese twari twarakiriye ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Nuko mbona abamarayika 4 barekura imiyaga 4, kandi mbona inzara, indwara n'inkota, ishyanga ritera irindi shyanga, kandi isi yose yari iri mu gihirahiro. Neretswe abamarayika bihatira kujya mu byerekezo byose byo mu ijuru. Marayika wari ufite ihembe ririmo wino ku itako rye agaruka avuye mu isi, abwira Yesu ko umurimo we wari warangiye, kandi ko abera bari bamaze kubarwa no gushyirwaho ikimenyetso. Maze mbona Yesu akoreraga imbere y'isanduku irimo amategeko 10, ajugunya icyotero hasi, arangura amaboko ye, avuga ijwi rirenga ati, birarangiye. Nibwo imbabazi zizaba zirangiye. Mwene data rero mushiki wanjye, ndagira ngo nkubwire ko muri icyo gihe giteye ubwoba, ubwo abanyabyaha bababazwaga n'ibyago by'imperuka, benshi bararakaye cyane. Byari bibabaje cyane, biteye ubwoba. Ababyeyi bitakanaga abana babo babarakariye cyane, abana nabo bikaba bityo ku babyeyi babo. Abahungu bitakanaga na bashiki babo, ndetse n'abakobwa na basaza babo bibuko. Urusaku rw'imiborogo rwumvikanaga ahantu hose. Abantu barabwiranaga bati, ni wowe wambujije kwakira uku kuri kuba kunkijije iki gihe giteye ubwoba. Abantu bahindukiranye abashumba babo, abapasitoro, ababwiriza babo, babarakariye cyane, kandi babitakana bavuga bati, ntabwo mwatuburiye, mwatubwiye ko abatuye mu isi bose bazahinduka. Mwateraga hejuru muvuga muti ni amahoro, ni amahoro, kugira ngo mutumare ubwoba bwose twagiraga. Ntacyo mwigeze mutubwira cyerekeye iyi saha y'irangira ry'imbabazi, kandi n'abatuburiye ibyo byago mwavuze ko ari abaka n'abantu babi bashobora kuturimbuza. Nabonye ko abagabura batigeze barokoka umujinya w'Imana. Ububabare bwabo buzaba bwikubye inshuro 10 ubwabo bayoboraga. Ni cyagenda babwiye umunyabyaha nawe azaba agezweho. Muri Bibiliya haravuga ngo nubwo umuntu yishima akanezerwa, ni amagambo yanditse muri Zaburi, ariko ndajya mubwire ko abanyabyaha ibyishimo byabo nta nubwo bizaba kimwe cy'icumi cy'umubabaro wabo, ahubwo umubabaro wabo uzaba ari mwinshi cyane. Uzaba uteye agahinda gakomeye, kubera yuko abantu bazatakira Imana ariko ntago bizashoboka. Niyo mpamvu nkurarika kugira ngo ukoreshe amahirwe Imana yaguhaye neza. Umwanzi arimo aragushuka ngo uterere agati mu ryinyo, arimo arakubwira ko Imana idashobora kurangiza imbabazi ngo abanyabyaha barimbuke. Satani arimo arakubwira yuko nubwo byaba bizabaho igihe kikiriho, kandi yuko kikiri kirekire. Ariko ndakubwira mwene data, dukurikije Yesu imaze imyaka 6,000, dukurikije Yesu umaze imyaka 2,000 azanye ubutumwa bwiza birenga, Yesu agiye kuzasoza umurimo we yatangiye igihe avaga ahera mu cya 844 akajya ahera cyane, agakora umurimo w'ubuhuza n'ubucamanza. Imyaka irenga 170 imaze gushira, kandi uwo murimo ugiye kugera ku musozo. Reka Imana ifashe umuntu wese wakurikiranye ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Umuntu wajyaga bikerensa yumva ari ibintu by'iterabwoba, umuntu wumvaga amajwi mu mutima amubwira ko imbabazi zitazarangira, umuntu wumvaga yuko igihe kikiri kirekire kandi kikiriho. Reka uyu munsi abashe gushyira mu bikorwa amagambo Yesu yavuze ngo, uyu munsi niwumva ijwi
ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Reka ashyire mu bikorwa amagambo Yesu yavuze agira ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira ukuri ko benshi bazifuza kurinyuramo ntibibakundire. Igihe nyir'urugo azamara guhaguruka agakinga urugi, namwe muzarukomangaho, azababwira ati simbazi kandi sinzi naho muturutse. Reka amagambo azabwirwa abana b'Imana ayo bazabwirwa avuga ngo nuko mugaragu mwiza, warakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Reka uyu munsi dufate icyemezo cyiza kugira ngo ayo magambo azatuvugweho, kandi uwo mugisha ndawifuriza umuntu wese wakurikiranye ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, kugira ngo rimugirire umumaro, rimuheshe imyiteguro ikwiriye, bya bindi bimuhuzahuza bigereranywa n'isahane y'ibiryo Esawu yaguranye umugisha, bya bindi bimuhuzahuza bigereranywa n'akamanyu k'umutsima, bya bindi azasubiza amaso inyuma akibaza ati nk'ubu niki cyambujije kwitegura. Rero muvandimwe mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko mu buryo bwa rusange Imana yahaye abantu bose igihe cy'imbabazi. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itwifuzo byose ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo ubwoko bwaciriweho iteka, banditse uburyo ku muntu wese haba igihe Imana yamuhaye cy'imbabazi. Bavuga uburyo muri icyo gihe Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo amahirwe yageneye umuntu atamucika, ngo ariko icyo gihe kigira iherezo. Iryo herezo rishobora kuba urupfu rw'uwo muntu, iryo herezo rishobora kuba igihe izina rye ryagerwaho mu rubanza, cyangwa se iryo herezo rishobora kuba igihe Yesu azaba arangije amazina y'abantu bose, maze agakubita icyotero hasi akavuga ijwi rirenga akavuga ngo birarangiye. Ndagira ngo menyeshe abantu yuko abantu benshi cyane baba bagenda barenga uruzitiro rw'imbabazi z'Imana. Abantu benshi cyane barimo bagera ahantu ubuntu bw'Imana butakongera kubashyikira. Hari abantu bagiye buzuza igikombe cyabo kandi bakiri muri ubu buzima. Hari bamwe dushobora kuzirikana. Tuzirikana umuntu bita Yuda, yujuje igikombe cye akiri muri ubu buzima, maze uburyo Yesu yari yaragiye akomeza kumwinginga no kumwihanganira abukerensa, aza gukora igikorwa cya nyuma cyuzuza igikombe cye, ngo igihe yari ari hamwe n'abigishwa, maze Yesu akavuga ati uwo ndibukoreza inogo nkayimutamika ni uwo, ngo yarayimukoreje arayimutamika, ngo arangije ahita asohoka ajya mu mwijima. Ba Pilato bujuje igikombe cyabo bakiri bazima, ba Herode niko byagenze, n'abandi bantu benshi bagiye buzuza igikombe cyabo. Ndagira ngo rero twe gupfusha amahirwe Imana yaduhaye ubusa, twe kuzatakira ibitare n'ibikombe, tubibwira yuko bikwiriye kuduhisha ubwiza bw'Imana, kandi Imana yarifuje ko twabana nayo mu bwami bwayo. Imana yarateganyije ibyangombwa byose bihagije byatuma uwo mugambi w'Imana usohora. Reka ubunenganenzi bwose dushobora kugira n'uburyo dushobora gushukwa n'ibintu byabaringa, reka mbabwire, abantu ngo bazareba ibintu byababujije kwitegura, basange ni nk'umuntu wari uziritse ku rudodo. Bazabona ari nk'intare yari iziritse, bazabona ari ikintu cyabaringa cyari imbere yabo, maze bibaza ukuntu icyo kintu cyababujije kwitegura kikaba kibateye kurimbuka. None se niki kintu kibujije abantu kwitegura uyu munsi? Ni ibintu bibora, ni ibintu bifite agaciro gakeya, ni ibintu n'ubundi bitazamara inyota abantu bafite. Nibyo bibujije abantu kwitegura, nibyo bigiye kuzatuma barimburanwa na Satani, kandi Imana yarateganyije yuko bazajya mu ijuru. Imana yarateguye ibyangombwa byose nk'uko byanditse mu mugani wo muri Matayo 22, igihe yatumaga abantu ati nimugende mubwire abararikwa baze, ibintu byose byiteguwe nibaze mu bukwe. Ibintu byose Imana yarabyiteguye, iby'imbabazi n'icyo bisaba byose yarabitegereje. Urugi rurakinguye, Imana ihora iturarika mu ijambo ryayo, ariko uwakubwira umubare w'abantu bazarimbuka ukuntu ngana, ariko ngo bazaba baraguze urupfu barukunze, kandi ngo kubabuza kujya mu ijuru ntabwo bizaba ari itegeko ry'akarengane. Rero mwene data mushiki wanjye, ndakwifuriza umugisha muri uyu mwanya mwiza. Ndakumenyesha yuko dukurikije uko ubuhanuzi bwagiye burushaho gukurikirana no gusimburana, igihe cy'imbabazi kirimo kigera ku musozo.
ndakurarikira kugira ngo wongere utekereze ku gihe wamenye ijambo ry'Imana, wongere utekereze ku mahirwe menshi wapfushije ubusa utaramenya ijambo ry'Imana, wongere utekereze n'uburyo n'uyu munsi umaze kurimenya ubigendamo biguru ntege, kugeza ubwo n'uyu munsi umurimo w'Imana ukiri kure cyane mu mutima wawe kandi Imana igomba kuwurangiza, kugira ngo niba warapfushije igihe ubusa ubashe kwihuta, kugira ngo Yesu akeceye ku ntebe y'imbabazi ataramara kurambura ibiganza ngo atangaze itangazo ridasanzwe ubashe kwemerwa imbere y'Imana. Mbega uburyo iki gihe giteye ubwoba kandi ari cyo gutekerezwaho uyu munsi. Mbega uburyo uyu munsi tugomba gukora iyo bwabaga, nubwo twabona bitugoye cyane, nubwo twabona bimeze nko kwica ikiganza cyangwa kwinogora ijisho, uyu munsi tugomba gukora ikintu twumva cyiza mu bitekerezo byacu cyose. Nshuti yanjye muvandimwe, niba hari ikintu wumva mu bitekerezo cyiza mu bitekerezo byawe, icyo kintu gikore. Kuko ndagira ngo nkubwire ko nutagikora mu minsi iri imbere kizaza mu bitekerezo byawe wifuze kugikora. Icyo kintu kirimo kiza mu bitekerezo byawe, niba mu bitekerezo byawe harimo havuga ngo nyamunajya ubyuka nijoro usenge urebe yuko ubuntu bw'Imana bwaba muri wowe, ndagusabye ngo icyo kintu kikuza mu bitekerezo ugikore, kuko icyo kintu ni irarika ry'ijwi ry'Imana rikurarikira kugira ngo wiyegurire Imana. Ndagusaba kugira ngo ikintu cyose ushobora kwishingikirizaho, yaba ari idini usengeramo, yaba se ari igihe umaze mu byizerwa, icyo kintu cyose ugikureho, kuko nta kindi kintu gishobora kuzemerwa imbere y'Imana keretse ko ubuntu bw'Imana bwagukijije kandi bukaguhindurira umutima. Reka umugisha nkwifurize kandi ngusabire kugira ngo Uwiteka kugirire neza, Uwiteka aguhe umugisha, akurebesha amaso y'imbabazi, azakurinde kuzagira amaherezo mabi, ahubwo azaguhe kuzakirizwa mu bwami bwe. Nibyo nagusabira muri uyu mwanya, kugira ngo Imana ibigushoboze kubw'ubuntu bwayo, mu izina rya Yesu, amena. Reka twicishe bugufi, duhombeke amaso maze dusenge. Mana yacu, turagushimye kuko waturinze, ijambo ryawe rikaba riciye mu matwi yacu, icyigisho kivuga irangira ry'imbabazi, icyigisho kivuga amahirwe yacu uburyo azarangira. Mana, turagusabye ngo uzaturinde ko yarangira tukiri mu ruhande rubi rw'umwanzi, uzaturinde ko yarangira hari ikintu gishobora kuba cyatuma isano yacu na Satani kiriho. Turagusabye ngo mu gihe uyu munsi wifuza yuko iyo sano yacika, mu gihe wifuza yuko isano yacu nawe yarushaho kunoga no gushiramo agatotsi, turagusabye ngo ude kumva ijwi ryawe riturarika, ude gukoresha amahirwe yose waduhaye atandukanye neza, kugira ngo atazadupfira ubusa. Ijambo ryawe uryandike ku nkingi z'imitima yacu. Tuzi ko igihe cy'imbabazi gisigaye atari kinini, tuzi yuko ubuhanuzi butwereka yuko ugiye kuza kandi ugeze ku rugi. Turagusabye ngo uduhe imyiteguro, utubashishe kugira ngo ibintu 100 biduhugije tubitere umugongo, tubashe kukwiyegurira, kugira ngo tuzakirizwe mu bwami bw'Imana igihe uzaba ugarutse. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena.